Yesu nuwo kwizerwa ibyo bigoye n'ibiguca intege biharire Yesu have oyakoze witinya mwami wacu yaratsinze kandi azahora atsinda komera shikama witinya kandi wumva utuje mwami wawe kuri hafi ndutagushima igihome cyanjye umutima wanjye wuzuye ishimwe umbere ihumure mu gihe nirebye ntacyo nzaba ndi kumwe nawe icishije bugufi Imana igushyira hejuru hari ingero nyinshi tubona z'abagiye baca bugufi abandi bakishyira hejuru nyamara batabikwiriye ca bugufi kandi ubifatanye no kubaha Imana kuko ariza kurwanirira muri urugendo rujya mu ijuru ca bugufi kandi ubifatanye no kubaha Imana kuko ariza kurwanirira muri urugendo rujya mu ijuru urugero reba umwami Nebukadinezari uko yagendaga yishyira hejuru nyamara atabikwiriye ariko byaje kurangira ubwami bwe bukuweho kuko yari yishyize hejuru nyamara atabikwiriye duce bugufi kandi ufatanye no kubaha Imana kuko ariza turwanirira muri urugendo rujya mu ijuru duce bugufi kandi ufatanye no kubaha Imana kuko ariza turwanirira muri urugendo rujya mu ijuru Yesu birimbi by'imirimo ye uhamye iby'urukundo rwe yarinze ubuzima bwacu mu mpande zose twarimo none aturije hamwe ngo twongere turirimbe rangururirimbe ririmbira umwami Yesu ririmbi by'imirimo ye uhamye iby'urukundo rwe yarinze ubuzima bwacu mu mpande zose twarimo none adurije hamwe ngo twongere turirimbe nta cyiza nko kuba yaratugize umuryango umwe dufite Yesu nta bwoba dufite turagusaba imbaraga zihagije ngo tumukorere uko ashaka Mwuka wera tuyobore kugeza iteka ryose nta cyiza nko kuba yaratugize umuryango umwe dufite Yesu nta bwoba dufite turagusaba imbaraga zihagije ngo tumukorere uko ashaka Mwuka wera tuyobore kugeza iteka ryose muze dushyire hamwe tuvuge dushyize amanga abahawe Imana bose muzikoreshe mushime
ibi bihe tugezemo twihanisha abantu benshi bave mu biryo mu isi bagarukira umukiza muze dushyire hamwe tuvuge dushize amanga ng'abahawe impano bose muzikoreshe mushime ibi bihe tugezemo twihanisha abantu benshi bave mu bibi byo mu isi bagarukira umukiza nta cyiza nko kuba yaratugize umuryango umwe dufite Yesu n'ubwoba dufite turagusaba imbaraga zihagije ngo tumukore uko ashaka Mwuka wera tuyobore kugeza iteka ryose nta cyiza nko kuba yaratugize umuryango umwe dufite Yesu n'ubwoba dufite turagusaba imbaraga zihagije ngo tumukore uko ashaka Mwuka wera tuyobore kugeza iteka ryose babera bazagimba girana na Yesu bakurwe mw'isi mbi bitahiriwe abo gutaha ubukwe bwateguwe n'umukiza dore umunsi uraje nguriya uraje ubwabera bazagimba girana na Yesu bakurwe mw'isi mbi bitahiriwe abo gutaha ubukwe bwateguwe n'umukiza bikaba bitangaje muri icyo gitondo ubwo amoko yo mu isi azahurizwa hamwe tuzamuwe mu bicu hamwe n'umukiza mbifurije kuzaba muri uwo mubare dore umunsi uraje nguriya uraje ugabira bazagimba girana na Yesu bakurwe mw'isi mbi bitahiriwe abo gutaha ubukwe bwateguwe n'umukiza dore umunsi uraje nguriya uraje ubwabera bazagimba girana na Yesu bakurwe mw'isi mbi bitahiriwe abo gutaha ubukwe bwateguwe n'umukiza bizaba bitangaje muri icyo gitondo ngubwo ijwi rizavuga gatuheraniye nguwanduye yandure ukiranuka akire hahirwa uwatorewe ubukwe bwo mu ijuru dore umunsi uraje nguriya uraje ubwabera bazagimba girana na Yesu bakurwe mw'isi mbi bitahiriwe abo gutaha ubukwe bwateguwe n'umukiza dore umunsi uraje
nungukaga ntabwo mba ntibyitayeho nzi nuko ibyo niratanaga koza mu bwiza bwawe tuzanye imitima iciye bugufi tuzanye amashimwe y'ibyo wakoze tuzanye imitima iciye bugufi wowe wumva gusenga ukaduha ibyo dukeneye ukatumenyera ibikwiye uri umubyeyi bw'ibitambo by'amashimwe n'indirimbo z'amashimwe n'imitima iciye bugufi uyakire ndagushima gihome cyanjye umutima wanjye wuzuye ishimwe umbere ihumure mu gihe nihebye ntacyo nzaba ndi kumwe nawe ndutagushima gihome cyanjye umutima wanjye wuzuye ishimwe umbere ihumure mu gihe nihebye ntacyo nzaba ndi kumwe nawe. Wow! Ririmbira umwami Yesu ririmbira iby'imirimo ye uhamya iby'urukundo rwe yarinze ubuzima bwacu mu mpande zose twarimo none duhurije hamwe ngo twongere turirimbe. Nongeye kwishima cyane cyane kandi nishima yuko nongeye kugaruka nkora iyi video as my name is Teacher Tony niko nitwa kuri YouTube channel ku bantu bakunze kudukurikirana cyane muranzi nkunze gukorana ibiganiro n'abanyeshuri nkunze gukora ibiganiro ndi kumwe nabo menye ubuzima bwabo uko bugenda bumeze. So muri aka kanya rero nishimiye kuza gusanga impano hano zikomeye cyane. Hari ukuntu abantu bavuga ngo bafite amajwi kabisa akabati wow mwabyumvishe cyane. So hari ukuntu umuntu aba afite ijwi ukumva koko rifite umwimerere ukumva rifite umwimerere cyane n'ukuri kw'Imana. Reka tumanze aba bana batwibwire n'abana b'abanyeshuri bari ku ishuri bari mu mashuri baramanza kutwibwira atwibwira amazina yiwe mu rugo yiga mu kangahe. So narangiza ndaza kubibariza ikibazo cya mbere kiragendana n'uwo ndi bubaze bwa mbere. Ambabara manza mbwire yamenye ko afite impano yo kuririmba ryari impano yo kuririmba yaje ryari. Ariko byanga bikunze uko nabasanze mushobora kuba muri korali groupe ndamanza nibarize ushobora kuba bahagarariye byanga bikunze yaba arimo ninde kugira ngo amanza do presenta tubwire korali. Okay. Korali bata Angels of God. Yatangiye as ari class senior 1 twabati byari byose dushobora kuba twifitemo impano ateka tukanyuzo tutangira nyine by class batuzi as a choir of senior 1 ako kugeza ubu ngubu tumaze kugera ku rwego dushobora kuba natwe ubwacu twakihimbira indirimbo tukitwa korali ikomeye. Okay. Izina mbwiye ko ari amazina yanjye ni Umugwaneza Fidelite. Izina rya korali izina rya korali ni Angels of God. Angels of God. Noneho hari abantu badukurikirana ariko batazi ururimi
rw'icyongereza. Izo ndimi z'amahanga mwa mwarakuye ku ishuri byanga bikunze n'ababyeyi bacu hari igihe bashobora kureba zino video. Angel of God bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Angels of God bisobanuye abamarayika b'Imana. Ako mana utwamarayika tw'Imana. Ya no kuri kw'Imana biragaragara. So ikibazo rero natangiye umenye kuzi kuririmba ryari ko unatubwira uririmbira ihe ijwi. Njyewe namenye kuririmba niga mu wa 4 primaire. Ntangira numva nyine ndirimba ijwi utamenya uko baryita, ari nuko ngenda nkura bigeze mu wa 5 nza kumva ko nshobora kuba naririmba soprano. Bintera amatsiko no kujya amenya andi majwi, nza kumenya ruto. Ngira umugisha ngera no mu kigo gishaka kuba gikuza izo mpano. Ubu nkaba mfite papasi yo kwiga na tenari. Aruto na tenari na soprano. Okay, utazayarusha rusoferi. Ngo niwe wajyaga ngo yabaga afite ngo amajwi 12 icyarimwe mu ijwi rimwe. Yose yaririmbiraga icyarimwe. Ariko urumva kuva wiga makanga umbwiye ko watangiye wiga P4 ubugeze? Ubu ngeze senior 3. Nukuri Imana izagukomereza impano kandi uzanatsinde n'ibinota bizaboneka ari byinshi cyane. So ntaragena ndaza kukugarukaho muri rusange, reka n'abandi bamanze batwibwire wowe amazina yawe bakwita nde, so mu rugo ni he, wiga makanga, impano wayimenye ko wifite ryari? Murakoze, amazina yanjye nitwa Byose Patience, mu rugo ni Musanze. Mwana ni Musanze majyaruguru. Namenye ko nshobora kuririmba, ntago namenye ko nzi kuririmba, nubwo numvaga mbikunda nshaka kubimenya. Niga P5. Nagiye mu gakorari nyine k'abana ko ku rusengero nkajya ndirimba ijwi nyine nanjye ntazi. No kuri suhuza basengera byari ku itorero rihe? Basumba. Okay. Nyine nkaririmba ijwi nanjye ntazi, ngeze P6 njya muri korari ye muvandimwe wanjye brother wanjye batangira kunoza soprano. Ndaririmba ariko bigeze igihe nigana alto, nyine ubu ndishobora neza ko nashobora kuririmba alto na soprano icyarimwe. Ubwo alto na soprano byose wabiririmba? Okay, mukanda bagaruka umuraza kumaka akantu k'akavasi kagendanye niyo na buri muntu kwijwi ryiwe. Twageze kuri mugenzi wanyu wundi bamwita nde? Murakoze cyane, nanjye amazina yanjye ni Inyenyeri, nkaba niga senior 6 MCE. Uyarangije ukiri muto? Turakuze. Ego. Senior 6 yihe combination? MCE. Ubwo ni okay. Nanjye nkaba nkomoka mu karere ka Rusange. Munyakigali. Ni umwana w'umujyi. Umenye ko ufite impano ryari? Nanjye namenye ko mfite impano nk'uko bo babivuze, nanjye namenye kuririmba. Niga niga mu kigo cy'Abadivantiste. Nakundaga kuririmba ariko nanjye ntabyo nari nzi. Umuntu agenda abana n'abantu agenda yimenya. Namenye ijwi indirimbo ngeze senior 1 nshinga muri korari. Pasiteri wacu ndakudutoza cyane. Yego. Yeno namenye ijwi indirimbo. Gerageza kugenda menye uburyo mbikora neza nyine. Okay. Ndagerageza nanjye kuririmba ku soprano. Abana urashoboye. Okay, sawa. Mugenzi wawe wanyu we bamwita ngo iki? Murakoze, njye wanyisa n'iki na Byose niga senior 3. Nanjye namenye kuririmba ariko ngeze muri kino kigo nyine nigaho. Njye ntabwo nari mbizi, nyine naraje njya muri korari nk'ibisanzwe yandaririmba arabati tuzi kuririmba, nanjye nyine numva bindimo, nanjye numva nakwifuza kuririmba nyine. Nimara kubikunda nyine ese numva ijwi nkunda, barambaje ati ijwi wenda wumva ukunze niri ati ndavana soprano. Ndanje nyine ndaryiga kuko hari umuntu twasanze nyine wari uzi kuririmba neza, ndaryiga ngo nanjye mfite capacity yuko nyine nashobora kuririmba soprano neza. Oya biranagaragara biranumvikana mu bantu
bari buze kureba muri iyi video byanga bikunze baraterana comment arabishoboye sibyo arabishoboye cyane kandi byanga bikunze muri talented cyane ku rwego rwo hejuru rero byanga bikunze mwebwe ndi kubasura nk'abantu bafite impano yo kuririmba cyangwa se nk'abahanzi buriya korali nayo ni abahanzi rero byanga bikunze hari akantu nyine ubuzi kuririmba neza byanga bikunze muri amajwi yanyu wowe wambwiye yuko uririmba soprano na alto uragiye kumanza uririmbe mu ijwi rimwe sibyo agacu ushaka gatoya waduhereza nanone wongere uririmbe no mu rindi ijwi twumve koko bya bintu koko biri ku ruhe rwego ku buryo natwe twumvisha abandi bagiye ku ruhande tutari kubumva wowe ubwawe ku giti cyawe. Ririmbira umwami Yesu, ririmbira iby'imirimo ye, uhamya iby'urukundo rwe, yarinze ubuzima bwacu mu mpande zose twarimo, none duhurije hamwe ngo twongere turirimbe. Tukugezeho umaze mu ijwi ryawe uririmbe ugerageze nawe duhe akapela agasambu. Okay, soprano, ngerageze muri soprano. Ndakurahiye umutima wanjye wuzuyishimye mu gihe nihebye ntacyo nzaba ndi kumwe nawe. Wow, so nice. Nge mise numva muri iyo ndirimbo uri kuririmba soprano nta kuntu washyiramo alto. Yes. Tukumva uburyo bira bimeze mumva bare mwegeranye neza rwose ako mukandirimbire numve. Ndutagushima igihome cyanjye umutima wanjye wuzuye ishimwe umbere ihumure mu gihe nihebye ntacyo nzaba ndi kumwe nawe. Wow, kabisa. Emima nawe tukugezeho byanga bikunze mu ijwi ryawe nawe ugiye kuduha sample umanze twumvisha uburiwe ku ijwi ryawe byanga bikunze abantu baraza kutwumva batwihanganire. Ikigo cyacu giherereye mu Bugesera. Mu Bugesera haba umuyaga mwinshi rimwe na rimwe ni umuyaga mwinshi kandi ntabwo nahagarika kino kiganiro twagiranye kuko nakongera kubafata bagiye muri etide byagorana ariko muraza kwihangana turagerageza kugira ngo dukore video neza. Emima ku ijwi ryawe uramaze kwibutsa ibyo uririmba none uduha n'agasambu. Navuze ko ndirimba soprano. Kugerageza ku ndirimbo yo mu gitabo ya 1999. Okay. Iyo ni utumusarabu tangaza umwami nyirishe mayatangiyeho ibyo nungukaga ntabwo mba nyibyitayeho nzi nukwibyo niratanaga. Wow, kabisa. Nawe ku ijwi ryawe uratwibutsa ijwi ukoresha noneho unaduhe sample yaryo. nkoresha nyine soprano. Twongeye kuza mu bwiza bwawe tuzanye imitima iciye bugufi tuzanye amashimwe y'ibyo wakoze
tuzanye imitima iciye bugufi, wowe wumva gusenga ukaduha ibyo dukeneye, ukatumenyera ibikwiye, uri umubyeyi bw'ibitambo by'amashimwe n'indirimbo z'amashimwe n'imitima iciye bugufi uyakire. Amen. Muri Adventiste muhita mutubwira ngo amen. Kabisa. So numvishe byanga bikunze hari ukuntu umuntu ashobora kwisanga yumva yaguma hano mukamuririmbira, sibyo? Kuko byanga bikunze hari ukuntu ijwi resounding, hari ukuntu dusigaye turirimba twashyizemo zino sonore, twashyizemo beat, nyine ukumva wa mwimerere w'amajwi y'aba bantu ntango uri kuza, ariko gutya nibwo uri kuyumva neza. So byanga bikunze rero ikiganiro cyo cyakagombye kuba kirekire, ariko mbasanze kuri practice rero ndashaka ko nanone nzongera nkabatunguye, atari ukuza ngo mbageze ako kanya, nkaza another time tukaganira noneho mukampasho, niyo nakurirwa nereka kubabaza ariko mukandirimbira byibuze, mukaririmbira abanyarwanda nanjye ndimo. So rero tugeze ku kindi gice cyiza, ni gute urajya umbwira ni gute uhuza kwiga n'impano yo kuririmba, kandi ikindi uba wumva kuririmba byakumarira iki mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugize amahirwe yo kubona umuntu ushaka kuba wagufasha mu buzima bwawe? Turahera kuri wowe. Yes, ushaka kuza kwiga no kuririmba bigakunda. First ushobora kujya wiga, then after ugafata 30 minutes yo kurefreshinga mu mutwe uririmba. Ku bantu baba babifitemo impano iyo baririmbye babumva nyine baruhutse. Ikindi ushobora no kujya kuririmba mu ma weekend, just abanyeshuri every time duhora twiga, ariko muri weekend it's a time for a break. Aho nyine ushobora gufata ya time n'iminota 30 bitewe n'uburyo ukundamo kuririmba, ukicara ukaririmba bitewe n'indirimbo ushaka. Yego. Okay, wow. So uba wumva noneho muri rusange impano yo kuririmba, uba wumva wifuza ko yagera he? Ese uba wumva wabikomeza cyangwa ni ukugira ngo nyine bibe ari byo kugira ngo unyure mu buzima bw'ishuri, uce muri korali, wegerane n'Imana gusa? Uba wumva nka talent ufite birumvikana ko ufite talent y'iryo jwi amajwi uririmba, sibyo? Uba wumva noneho ufite iyihe ntumbero y'icyo talent yawe izakumarira? Njye ku ruhande rwanjye mba numva nakomeza kwiga, uko nkomeza kugira amashuri menshi, ariko nako nkomeza kuzamura impano yanjye yo kuririmba kugera ku rwego rwo hejuru, ku buryo bajya bantumira just arena wow. Reka twakire Fidelite aturirimbire, mba numva nyine impano yanjye nayikuza kugera ku rwego rwo hejuru, bigende neza. Ni ukuri ko Imana rimwe na rimwe hari ibyifuzo dutanga tubyumva tukiri batoya, umuntu yabivuga bakumva umuntu ni umusazi, akumva ibyo bintu ntibishoboka, nani believable, ariko the time Imana iratwiyereka, the time igihe kiragera, rimwe na rimwe dushaka kwisanga ibyo turi kuvuga arena twayujuje, none twarenza arena twageze East Africa, tukarenga East Africa tukagera Africa. Kubera ki? Kubera Imana byose birashoboka, niba yaratanze iyo mpano kugira ngo tubashe kuyikoresha neza. So ngaho tubwire, turi kwihuta, urasuhuza abandi, byanga bikunze hari abantu usuhuza bari bubone iyi video? First of all ndasuhuza umuryango wanjye, abakazini banjye, ndetse n'abantu bari kudukurikirana just. Okay, sawa. Okay. Twagiye nawe. Ikibazo namubaje wacyumvisha, ni gute cyangwa se ni gute uhuza kuririmba no kwiga? Wambwiye ko wiga mu wa gatanu, ndatekereza ko ntabeshye Meg. So ni gute bihuza no kuririmba? Ese bundi uba wumva impano yawe yo kuririmba izashyika he? Uba wumva wifuza ko yashyika he? Ubundi mwabantu mwereka babwire senior 5 irakomera my friend, habamo umubare uteye ubwoba, ariko nanone
kuririmba buriya ni byiza. Hari igihe uba uri kwiga kumva unaniwe mu mutwe ukaririmba ukumva birakuruhuye, ukaririmba nyine ukumva ya mibare koroha bigasa nkaho stress yayo ishize. So kuri icyo rero ni nakubarijemo ku kindi kivuga ngo ese ni gute wumva impano yawe iza nyine wumva ko wayigeza he? Nge ubundi turebye nko mu Rwanda nkunda the way of hope ku rwego nareka n'ibiryo ariko nkayireba byonyine nkaririmba ngagasampo k'indirimbo yawe. gasampo ndahera hagati nyine ntacyo bitwaye. kuva mu bworo bw'ikirenge ukagera ku mutwe ntazimana mba n'inguma n'ibibyimba ibisebe binuka bitugeze no gukandwa na nubwo byabobe ejwe cyangwa ngo bisigwe amavuta kuva mu bworo bw'ikirenge ukageza ku mutwe ntazimana mba n'inguma n'ibibyimba ibisebe binuka bitigeze no gukandwa nta nubwo byabobe ejwe cyangwa ngo bisigwe amavuta. Wow kabisa. Nyine ku rwego nkundiye korari mba numva njye nyine bishobotse binkundiye nsoje siniya 6 najya nyine muri the way of hope tukajya turirimbana byanga bikunze burya nibyo ndimo ndavuga kare. Hari ikintu hazaho impano Imana itanga. Dufite imyaka mikeya ariko ntabwo tuzi ku myaka yacu 20 uko tuzaba tumeze. Dufite imyaka 17 16 ariko kuri 25 ntabwo tuzi ko tuzaba tumeze. Imana rero izi ahazaza kandi yumve yuko iyo talent ushaka kuyikuza kandi nanone koraro kunze ushaka kuzasanga noneho yarabaye mega hit ku isi hose. Byanga bikunze. Okay, noneho ku kindi ndikukwifuriza ko impano yawe ikomeza kwaguka kandi ikomeza kuzamuka. Ababyeyi bawe ese barabizi kubizi barabikunda iyo uri kubikora ese wanasuhuza nabande muri rusange? Windi mfite papa wanjye iyo ndi kuririmba byo byonyine bimuhagije. Enough. Kumuna ndi kuririmba bimuhagije. Ariko nyine family yanjye ni abantu bakunda kuririmba, bakunda gusenga. Nyine ibintu birimo agakiza especially respect. Okay. Ndasuhuza family yanjye by'umwihariko, suhuza na ante wanjye na uncle Batista wigisha mu kigo nigamo. Okay. Teacher wa entrepreneurship. Ikindi ndabakunda cyane nyine. Okay. Thank you. Emima. None murakoze. Ikintu wari utubwiye dukunda kuririmba. Umuntu namenye kuririmba ukuntu byaje ubundi. Cyangwa se muri rusange uko wamenye kuririmba icyo bizagufasha muri rusange cyangwa se bino gufasha iki kubihuza ku ishuri amasomo yawe no kuririmba bihuza gute? Okay, barakoze nanone ndi ku ishuri buriya kuririmba ndabikunda cyane ndetse no ku ishuri no mu rugo kuririmba ndabikunda cyane. Nakarusho tugeze ku isabato ndano ku ishuri ni umunsi umva mwiza ubundi guhera ku wa gatanu ubundi utangiye kumva mwuka wera ari kunzamo kwicara kwisanga ndi kuririmba cyangwa numva mfite nababaye mfite nk'ikibazo iyo ndirimbye mpita numva nduhutse cyane no mpamvu ndikunda cyane. Okay. None kandi niyo ndi kubona turi kurepetana n'abantu tukaririmba ibintu binezeza cyane cyane kuko no mu rugo hari ukuntu jewe na murumuna na musaza wanjye na mukuru wanjye ari igihe dukora nk'agakorari gatoya kundi muba mutetse nyine mukisanga mwakoze korari mu rugo. Ari ibintu rero bituma nanone kuririmba mbikunda cyane cyane ariko nta mpamvu nabishishikariza n'abantu bose kuririmba ni ibintu byiza. Wow. Ngo suhuza gira abantu busuhuza bashobora kuzareba iyi video. Abantu suhuza ndasuhuza famille yanjye nk'uko nabivuze
nabona abantu bakunda gusenga bakunda kuririmba ndasuhuza mama wanjye abakuru banjye bandi ndetse n'umuntu wese wifuje kureba ino video nawe ndabashije kubasuhuza abari hirya no hino ndetse n'abanyeshuri bose hamwe muri rusange. nta bantu bo kwitorero basuhuza usengera kuri itorero? Nsengera itorero rya Irayona. Okay, so thank you kandi ndatekereza watubwiye ko wiga mu wa gatandatu, turakwifuriza kugira ngo uzabashe kugira intsinzi nziza, uzatsinde, uzahagararira Imana, uzatsindire ku rwego rwo hejuru, Imana izakugenda imbere kandi n'impano yawe ukomeze kuyagura muri rusange. So twageze kuri mushiki wacu wundi, nari nabaje ikibazo kivuga ngo ni gute uhuza kwiga. Wewe wanatubwiye ko ukigera muri kino kigo aribwo watangiye nyine kwiyumvamo impano yo kuririmba n'iki muri rusange. So yego nibyo ngewe ukuntu nyine muza kwiga no kuririmba, hari ukuntu nyine umuntu yiga ibintu byamanye byinshi ko mugenzi wanjye yabivuze, nubwo tutari kuri level imwe ariko natwe nyine tuba tubifite byinshi. Ariko nyine hari ukuntu ufata nk'uwo mu gihe baba basinye nyine kujya refectoire, hari utuminsi nyine tucamo wanadufata ukaturimbamo, gusa ngewe nitwo nkoresha kenshi niyo nababaye ngewe nkunze kuririmba nyine bigatuma ndira gisenga ngaruka mu byishimo. Abantu suhuza bashaka kuzisanga babonye ino video wakoze, ni bande wasuhuza muri rusange? Bansuhuza first of all ngenda suhuza famille yanjye, ndasuhuza brother wanjye cyane ukunda kuririmba, ndasuhuza mama, haba n'ayo famille nyine ndasuhuza n'umuntu utuye hariya i Kigali bamwita Nepo. Yego n'aba auntie n'abakazi banjye nyine bose ndabasuhuza, n'abo ku itorero ndabasuhuza. Yego usengera kuri itorero? Nsengera kuri itorero rya Maya Adventist Church. Okay, so nukuri muri rusange twagakoze video ndende, nabemereye ko bitewe n'ukuntu nakunze amajwi yanyu, ndatekereza ko byanga bikunze umuntu uri bumve ano majwi atere comment ambwira byanga bikunze, abahereze motivation cyane. So ndamanza no gushimira uburyo ikigo kibahereza freedom yo gusenga, yo gutangira isabato, n'abadventist b'umunsi wa karindwi nabasuye. Rero manza kubumvisha ya majwi yabo mujya muvuga ngo bazi kuririmba cyane. So rero byanga bikunze uburyo nabakunze, murashakisha akantu muri bundirimbire nsoza ikiganiro. Mu gihe rwose ndimo ndaconcluding ino video, muraba muri gutekereza ikintu muri bo mumfasha, ariko mu by'ukuri ku bantu bakomeza kudukurikirana ndabashishikariza kugira ngo abafite ababyeyi kuzana abana babo muri kino kigo cya Ecole Secondaire Ijuru TSS. Harimo impano nyinshi zitandukanye, namwe mudukurikirana mujye mukomeza kugira ngo mubane natwe, mukomeze kudukurikirana, mukomeze kumenya imibereho y'abanyeshuri, mukomeze kubasapotinga kuko bafite talent nyinshi zigiye zitandukanye, bafite impano zikomeye cyane. So rero muntu ukomeza kudukurikirana, kora subscribe, komeza ukore share, unaduteza imbere kugira ngo turebe ko YouTube channel yajya igaragaza impano z'abana muri rusange. Rero ndashaka ko mumpereza agasampo kanyuma, sibyo? Ikindi ndatekereza ndanasuhuza abanyeshuri mwese mwiga muri Ecole Secondaire Ijuru TSS, sibyo? Nanasuhuza abantu musengana muri Ecole Secondaire Ijuru TSS b'abadventist, abanyeshuri bose nukuri ndabasuhuje cyane, sibyo? Okay, noneho agasampo kanyuma yiga concludinga ino interview. Sinzitane zitonoma mu rusaku rwinshi cyane, ahandi uvuga ntiwumvikane, wuzuye amaganya menshi, aha urababaye, wahura n'inshuti ugaseka ariko mwatandukana, ugasubira mu gahinda, umunsi ukamara umwaka ukarara uhamanuka,
oh urababaye nimuhumure kandi mukomere Yesu nuwo kwizerwa ibyo bigoye n'ibiguca intege biharire Yesu have oyakoze witinya mwami wacu yaratsinze kandi azahora atsinda komera shikama witinya kandi wumva utuje mwami wawe kuri hafi. Wow. So thank you so much kandi murakoze cyane kumereza umwanya. Imana ikomeze kuba umugisha kandi icyo nabifuriza muracyari batoya, Imana ibarebere imbere hanyu heza mu mashuri yanyu mujye mutsinda umwaka waba urimo yaba mu wa gatatu mu wa gatanu mu wa gatandatu, Imana iguteze intambwe y'ubugingo kandi icyo mbifuriza ari ukuntu muvuga ngo Imana ni nziza ibihe byose, izanababere muri ubu buzima tubaye turimo ku ishuri, izanababere nziza mwanasoje kwiga kandi muzabashe no kubona ubwami bwo mu ijuru. So tuzasubira ubutaha rero, ciao keretse nimba hari umuntu ufite kimwe ashaka kutubwira sura bakunda mara yanjye. Sawa rero, ibihe byiza, ntekereza ko tuzasubira ubutaha, sibyo? Amasomo meza.